Yo, what's up bantu waje mumeze mute? Ni amazina yanjye banyita Dizo Gwan, Dizo itonda Dizo umuhanzi. Welcome back kabisa kuri YouTube channel yacu bayita Iwacu Family TV, kanda subscribe, share, like and comment kugira ngo tubane ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi twasuye aho bita Kimisagara ruguru mu Kamenge kabisa. Twaganijwe n'umwagent ucuruza amayinite, ikindi aradoda, acuruza pamplex, papier hygienique, acuruza n'amagi. Yatwibwiye namwe araza kubibwira mu kiganiro muri bugirane, aratuganiriza atubwira ukuntu abakobwa bacu babyariye mu rugo bakora amaboko mu mufuka bakajya gushaka akazi bagakorera amafaranga nabo bakiteza imbere. Ya kanda subscribe, share, like and comment kugira ngo tubane ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ubundi turebe ibyari byo. WhatsApp ngiye ngomba gutangira. Watangiye ariko ukora ikintu kimwe? Natangiye nkora ikintu kimwe, kereza ngo ni iki nakora, ni iki nakwiyongeraho kugira ngo urusheho kugenda ntera imbere. Urakoze cyane. No kuvuga ngo hari abantu baba baragumye iwabo baranze gukora, akenshi nk'abakobwa wenda barateye nk'amada, ugasanga banze kuva iwabo ngo bajye gushaka akazi, ugasanga bagumye iwabo. Hari n'abagumye iwabo nyine bitewe nuko wenda babuze ubushobozi bwo gukomeza amashuri, bagahitamo bakicara. Abo bose nyine babagiriye ihe nama, babaganiriza kuki? Inama nabagira ni ugukura amaboko mu mifuka bagashaka icyo bakora. Nta mafaranga aba makeya atagira icyo yakumarira cyangwa atagira icyo yagufasha. Icy'ingenzi ni kwiyumvamo ko ushoboye. Mu mafaranga makeya wabona uko byagenda kose wakwiteza imbere, wahera ku tuntu dutoya cyangwa dukeya tugenda tugufasha kwiteza imbere. Nk'ubu nahereye kuri mobile money, nari mfite udufaranga duke cyane, amafaranga make cyane, byari ibihumbi 10 n'ijana. Ibihumbi 10 n'ijana nibyo natangije. Ibihumbi 10 n'ijana nibyo wahereyeho gukora business yo gucuruza amayinite? Nibyo nahereyeho. Kubera ko ngo nayo namugira neza w'umushuti wanjye, w'umumama w'inshuti yanjye wayampaye, arambwira ati yayampaye, ambwira ngo genda ujye gushaka icyo kurya no kugaburira umwana. Hanyuma ntekereza ndavuga nayo mafaranga gute nakomeza kwicara mu rugo, gute ntakishakamo ubushobozi nanjye bwo gukora. Bituma mfata bya bihumbi 10 ndashaka uburyo bwo gutangiza iyi business ko narayikundaga kuva kera. Hanyuma ndavuga ni reka nshakishe uburyo natangira iyi business. Mbona nyine uburyo bwo kuyitangiza, ndagenda ngo natangiye nshyiraho float y'ibihumbi 5, nsigara n'ibindi bihumbi 5 cash mu ntoki. Hanyuma bigenda bizamuka gake gakeya. None uko bigenda bizamuka gake gakeya, ubu hano nuko mutasanze mwasanze voka zashize, nazo hari igihe mba nzifite. Ubusanzwe hari n'igihe voka nabwo ujya uzitereka hano bakazigura? Nazo mba nzifite. Zibona abakiriya se? Zibona abakiriya hano. Ntago zijya zibora? Oya, ntago zibora, kuko iyo naziranguye nk'uyu munsi, ejo bigera aya masaha n'ubundi zarangiye. None se tudatinze, ko watangiye ucuruza amayinite, ibi bintu bijyanye no kudoda ko mbizi ko ari imyuga biga, ko ibi ngibi byanga byakunda ntago ari impano ngo uravuka ubizi, ibi byo waje kubimenya gute? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi narize, natangiye kwiga niga primaire, nayirangije 2004. Urumva ni kera. Noneho 2004 nza kugira amahirwe ndatsinda. Hari kera cyane bagifatira kuri ya manota 65, 50. Noneho nza kugira ubushobozi bwo gutsinda. Nsinze rero kubera ko iwacu nta bushobozi twari dufite, biba ngombwa ko ndeka kwiga kubera nta bushobozi bwari buhari. Ndekeye aho kwiga, noneho ndavuga nese naho bikundaga kwiga cyane kuko nari umuhanga no mu ishuri. Igihe rero kiza kugera uko ngenda nkura, ndavuga niko byagenda kose numva mfite inzozi zo kuzakomeza kwiga. Ngo rero bigeraho nza guhura n'umugira neza, turabana mama, ndamukunda cyane, ndamusuhuje nawe aho azumvira iki kiganiro, nawe ndamusuhuje cyane. Bambera ababyeyi beza, turabana, baza kwiyemeza kunyishyurira ishuri, bansubiza mu buzima bwo kwiga, ndongera ndiga. Urumva narangije P6 mu wa 6 primaire 2004.
noneho njya muri segonderi 2011 urumva hari haciyemo igihe kirekire noneho ubwo ntangira kwiga mu wa mbere aho za 9 zari zitangiye kuza ntangiriramo ndiga neza urumva nari narize muri systeme ya francophone ntangirana na anglophone ariko nkumva nta kibazo kuko français narayumvaga cyane ntago byangoye rero ko numvaga nifitemo ubushobozi bwo kwiga kandi ngakomeza numva nshaka gutera imbere bityo rero narakomeje kwiga ndangiza ngeze troncome ndakora ndatsinda njya muri superieur ba ma combination cyangwa se section indiga nayo ndayirangiza maze kwirangiza senior 6 nkoze ikizamini cya leta ndetse nanabonye diplome ariko sinabona ubushobozi bwo gukomeza kaminuza hanyuma ubwo birangiye ndangije senior 6 nibwo habonetse uburyo bwo kwiga ibingibi byo kudoda ari byo mwambazaga uburyo naba narabitangiye ibi byo kudoda nabyo byari inzozi zanjye narabikundaga cyane nkumva byanze bikunze nzabikora uko nzaba ngana kose hanyuma nza kubona ahantu hari ishuri bari kubyigisha mu rwego rw'imishinga ndavuga ni ngomba kujyayo kwiyandikisha ndagenda ndiyandikisha kubw'amahirwe baramfata ndiga ndabirangiza nize umwaka hanyuma batwigisha nyine kudoda ibintu byose amakabutura amapantaro amashati amaribaya byose ubwo rero mbirangije nza kugira ikibazo nanone cyo kubura imashini ngeze ikibazo cyo kubura imashini kugira ngo nkomeze wa mwuga nize hanyuma ubwo birangiye ni ukuvuga ngo ariko muri icyo gihe ndi kwiga imashini naje kugira naje gushaka waje gushaka uri kwiga ni ukuvuga ngo naje nari mfite umusore w'inshuti yanjye ndi kwiga imashini kudoda hanyuma mbirangije kwiga tuza kubana tukora ubukwe turabana nyuma yaho biza kurangira ko tumaranye umwaka n'amezi aragenda hanyuma urumva nsigarana ikibazo cyo gustaraguringana n'ubuzima bugoranye bukakaye n'umwana ukiri mutoya yari yasize mwarabonye n'umwana nyine yari yarasize twarabyaye uyu nguyu hanyuma nza kujishakamo ubushobozi rero ndavuga ngo ni gute nakora kugira ngo umwana wanjye abashe kubaho nanjye mbashe kubaho mbashe kwiteza imbere hanyuma rero umama ndamusuhuje yitwa mama Joshua ndamusuhuje cyane atuye ubu ngubu ari gutura Karuruma aho bita mu Makawa ariko akorera hano mu isoko rya Kimisagara acuruza imyenda yubahwe cyane ndamukunda n'umubyeyi mwiza hanyuma niwe wampaye igishoro rero cyo gushyira muri momo ubwo mitambo ni imashini nayo uburyo nayibonyemo ni ukuvuga ngo naje kubifatanya no gusenga nza kwiyegereza Imana ndasenga mu gusenga rero hanyuma najya gusenga Imana ikampa amasezerano ko byanze bikunze icyo ntekereza kizaba impamo biza kurangira rero tutirutse wasengeraga muri edini nasengeraga mu itorero riri hano mu Kamenge Kimisagara aho bita kwa David ngo ni hano haruguru ho gatoya ngo rero nakomeje gusenga mba muri korali ariko na kera narasengaga nari nkijijwe kandi n'ubu ndakejejwe nkunda Imana hanyuma nkomeza gusenga ndavuga ngo Mana uzamfashe kugira ngo ibi bintu mbwira bizasohore nyuma yaho rero twaje kuririmba ahantu tujya mu giterane tugiye mu giterane hanyuma umuntu yiyemeza kuzagira icyo amfasha bitewe n'ukuntu yarambonye hanyuma biza kuba ngombwa ko uwo muntu yavuye hanze muri Canada yarabonye video bashyize kuri YouTube channel y'umuntu ambonamo atekereza kuza mu Rwanda ko yari mu diaspora n'ubundi ari umunyarwanda yari afite gahunda yo kuza mu Rwanda aza kuza aje rero aharanira kuzamenya ngo uyu muntu tuye hehe akorera umurimo w'Imana hehe arabaririza amenya aho nsengera arahaza amaze kuhaza turaganira aravuga ati nabonye umuntu umeze gutya na gutya ubwo nanjye nari ndi mu iteraniro rero
baravuga ngo n'uyu nguyu. Nyuma amateraniro arangiye turaganira, yiyemeza kungurira imashini, nuko nguko nayibonye imashini. Hanyuma mu kuyibona rero ubwo natekereje ahantu nayitera, ndavuga ubwo nkorera mobile money hano, reka nayo nzayizana nyishyire hano, aba ariho nyizana. Ubwo nkomeza nyine kwiyitaho no kwita ku mwana no gutekereza gukomeza kwiteza imbere kurushaho. Bivuze ngo ntago ubu ngubu kwiteza imbere ntago birangiriye hano, mba numva ngifite imishinga myinshi nakomeza gukora kugira ngo niteze imbere, ngiraho nivana, ngire naho nigeza, bityo bimfashe nanjye nzabona ubushobozi cyangwa imbaraga zo gufasha abandi bakiri hasi yanjye cyangwa bakiri inyuma yanjye. Nuko rero bitewe n'ukuntu wambwiye bino bintu ni ibintu byiza, ukuntu wagiye wiyubaka, ni ibintu bitandukanye, bimwe utabizi ukagenda ubyiga ukabimenya, abantu bagiye bagufasha, ukuntu wagiye wizera Imana ikaza kubigufasha ikabigufashamo, nabyo ni ibintu byiza. Ariko biri differa kabisa. Icyo nageraga nyine inama abantu wenda banze gukora, umuntu utaranze gukora wenda navuga yuko iki kiganiro azakireba akakureberaho, akamenya icyo agomba gukora, akamenya yuko agomba gukora amaboko mu mufuka. Urumva neza nimba yuko nawe wenda uwo musore mwari mwarashakanye nimba arafashe umwanzuro wo kugusiga nyine ukagumana umwana ugahasoringa ku mafaranga make yababona, ku bushobozi buke yababona, wenda yakiranguza na voka akazitangiriraho cyangwa agatangira ku mineke. Urabona ko hano mu bushobozi nagiye mbona ngeze ku rwego rwo gucuruza n'amagi, ndagenda nkagura tray y'amagi nkayiteka nkayizana nkayicarana hano. Urabona ko hano haba hari ibikoresho by'isuku by'abakobwa cyangwa by'igitsina gore no kuri pampers z'abana. Nukuvuga ngo hari utundi tuntu mba ntekereza nanone nagenda nongeraho. Inama rero nabagira nukuvuga ngo nta hantu kure wagera wumva utahava ngo ugera ahandi hantu heza. Abana b'abakobwa rero babyaye bumva ko badashaka gukora, nabashishikariza cyane gukora, bizabafasha kandi bizabafasha no gufasha banafasha abana babo babyaye, kuko hari ukuntu baba barabyaye abo babyaranye cyangwa abasore babyaranye ntibemere babana cyangwa bakabihakana. Wowe mubyeyi rero iyo wibonyemo ubwo bushobozi bigufasha gufasha umwana wawe kugira ngo agere heza nawe wumva wifuza, kuko buri mubyeyi wese abashaka iterambere ry'umwana. Ikindi nkagira inama abamama, hari n'abamama nabo baba baraho baba baragize ikibazo, nabo batabana n'abagabo, bakumva babaye mu buzima. Gusabiriza ntago ari ubuzima bwiza, ntago ari ibintu byiza, ntago ari umuco mwiza. Cyangwa wenda ugasanga rimwe na rimwe ariyandaritse bwo kugira ngo abone amaronko, nabira nabyo hari icyo bivugaho. Biriya ntago ari byiza, ntago ari byiza. Ko iyo ugiye kwiyandarika ukuramo indwara nyinshi zitari nziza, bigatuma ubuzima bwawe bushikira mu kaga, hanyuma bigatuma utanarera umwana wawe cyangwa utaba mu muryango wawe neza. Bivuze ngo ntago nabagira inama zo kwiyandarika, kuko ibyo bajya gushaka hanze bibonyemo ubwo bushobozi nabyo babyigezaho. Kuko telefone babashukisha nawe yabona ubushobozi akayigurira, imyenda babashukisha nabo babona ubushobozi bakayigurira. Icy'ingenzi nuko bakura amaboko mu mufuka bagakora, bakumva ko nta buzima bubi babayemo bazabamo iteka ryose, ahubwo bakumva ko bagomba kwishakamo imbaraga bagakora bakiteza imbere, bityo bakaba mu buzima bwiza. Ubwo nyine reka tuzingira ahangaha ikiganiro. Wakoze kabisa kutuganiriza, nizera yuko bino bintu tugiye kubisharinga cyane kugira ngo dutange nyine ubuhamya bwawe, abanyarwanda babirebe babikunde kandi bishimire inama ubahaye. Ndizera ko hari abantu benshi bazareba ikiganiro uruta, rero bagomba kubyumva kabisa, bagomba kubyumva. Ni ibintu byiza, bagashaka uburyo bihangira imirimo, urumva, bagatinyuka aho kwitinya ngo ncuruza amagi ngo babibona gute, ngo ndoda babibona gute, kuko uyu nguyu nawe arabikora kandi biramutunze, bimutungiye famiye, bimutungiye abana be, urumva bariga, amashuri arishyurwa, mituweli ifite nayo. Mituweli ndayifite, no kwishyura ubukode ndishyura, nta kibazo. Ntibakisuzugure ngo bumve ko kuba yacuruza amagi ari ikintu gisuzuguritse. Ipfa kuba biguha amafaranga, ikintu cyose kiguha amafaranga kikwinjiriza kidaciye mu nzira mbi, ntekereza ko ari ikintu cyiza kandi cyakugeza kure.
Aya basi murakoze cyane, mwakoze kubana natwe, tumushimire kandi yakoze kubana natwe, bibwire ubundi basezere. Murakoze cyane, mwakoze namwe kuduha umwanya no kuza gukorana natwe ikiganiro. Hanyuma ndabashimira cyane. Nababwiye ko nitwa Chantal Nirere, ku mazina y'umwana nitwa Mama Gera. Murakoze cyane, dushimire Mama Gera yakoze kubana natwe. Amazina yanjye banyita Dizo Agwani, ndi kuri channel bayita Iwacu Family TV. Kora subscribe, kore share, like and comment kugira ngo ujye ukomeza kubona ibindi biganiro. Murakoze, mwakoze kubana natwe. Yamani.